Mbere y'uko mba iki cyegeranyo nagira ngo wanze wumve aya magambo. Nitwa Nkuyingoma Frank. Ndi umwe mu rubyiruko rw'u Rwanda kandi rwa Afurika. Afurika imwe mu migabane igize isi dutuyeho. Nkunda kumva abantu benshi bitotombera aho bavuka, byaba mu miryango, agace, igihugu cyangwa se umugabane. Rimwe na rimwe ibibazo byabo bakabishinza aho bavuka kandi aribo bakabikemuye. Icyo ngira ngo mbe nuko ikibazo atari aho wavukiye, ahubwo ikibazo ni uko witwara wavukiye. Buriya hari impamvu wavukiye aho uri. Wenda wavukiye muri uwo muryango kugira ngo uzawuteze imbere, uvukiye muri ako gace kugira ngo uzabe isoko ry'iterambere ryaho, uvukiye muri icyo gihugu kugira ngo uzabe umusemburo w'iterambere ryacyo, uvukiye muri Afurika cyangwa ku wundi mugabane kugira ngo uzamure ubusugire bwa Afurika cyangwa ahandi wavukiye. Kandi ikindi, kuvuka ntabwo ari viziyo, ahubwo kuvuka ni misiyo. Bivuze ngo waje kuri iyi si kugira ngo ukemure byinshi. Waje kuri iyi si nka misiyo kugira ngo ukemure byinshi. Rero uko waba ungana kose, icyo waba uri cyo cyose, aho waba uri hose, ndetse n'icyo waba ukora cyose, inshingano zacu ni zimwe: kurinda isi yacu, kurinda Afurika yacu, kurinda igihugu cyacu, kurinda imiryango yacu, gusa ntitwibagirwe no kurengera ibidukikije. Ngiye ko namenye igisobanuro cyo kubaho ntewe ishema n'aho navukiye, niyemeje kuzamura ibendera ryaho muri ubu buryo.
ishema no kuba naravukiye muri Afurika, kandi ntewe ishema none kuba naravukiye mu muryango umeze kuriya ndetse n'agace kameze kuriya. Guhera ubu si ngombwa ko mvuga igihugu mvukamo, kuko uzajya mbona azaza mbonamo izuba mu bururu, ambonamo icyatsi n'umuhondo, bityo menye ko ndi umunyarwanda. Ikindi namenye ko umuryango mugari cyangwa muto ni ibendera rimwe. Buri umwe muri uwo muryango aho ari hose aba ahagarariye uwo muryango. Rero aho uri hose hagarara neza kandi ube ambasaderi mwiza w'umuryango ukomokamo.